umwongoro araza kunezerwa cyane ntabwo yafataga. Halo, Yesu ashimwe, nongeye kubaramutsa mwese. Muri iki gitondo nongeye guhura n'umukozi w'Imana Pastor Mutama. Arabaramutse. Mukomere Yesu ashimwe cyane, amakuru mukomere. Yesu no mwami rero twongeye guhura nyuma y'iminsi myinshi, duhuriye hano South Africa, turi Johannesburg. Anjanye ku kibuga cy'indege cya Old Tambo International Airport. Ureno aratwaye kandi asiga ahamaze igihe kirekire, niho asigaye akorera business no mu bindi bihugu agenda. Ariko nongeye gushima Imana ko nahuye nawe, tukaba tuganiriye byinshi ariko byerekeranye n'umurimo w'Imana ndetse no gukorera Imana. Ndabaramukije rero kandi ndabashuje, nawe arabaramukije. Imana ibaha umugisha kandi bakomeze mwese. Shalom. Shalom, shalom. Shalom to everyone. Shalom, shalom everyone. Yeah. God bless you. God is good. All the time. Yeah. All the time, God is great. Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Urumva amagambo? Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Wibuka hari amagambo menshi yanditse havuga ngo bazabona ishyano. Bazabona ishyano. Ubwo ni ikindi gice ngiyemo. Ariko noneho harahavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Ni ijwi ryavugaga ribwira umukozi w'Imana. Ubwo ni Yohana. Maze wumve umwuka nawe aravuga ati, umwuka w'Imana aravuga ati, arasubiza ubwe. Ijwi ryaravuze, umwuka w'Imana nawe aravuga, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Uriya mugabo yarakoze imirimo. Igitsintino kwa umupfupu kaburasohotse. Wangoro kwa ijosi rikabarira byimbye. Ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose, hari zihuta, nje hari zihuta nzi nkizi wacu. Ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi. Gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye. Ngo bwana butanu nabwo babufashe, abantu batinyuka n'ubwana koko. Ya mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi, kumbuye nawe yararobye kera. Gusuye yamwanze kubera iki? Kubera amabere ye. Abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito. Nta muntu bakunda. Umukobwa amubwira uti wajimije buja akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi. Akongera akazingazinga kabika. Uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa. Amubanye ibibazo. Bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro. Wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukavana ryabere rirerire ngo pyo ugasubiza ukazingazinga ukabika. Filime nuko igenze. Filime turayitangiye. Nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasikagariwe. Akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa YANGA. Ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa. Katahutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje. Ufite akabika aho ngaho. Kobwa yiyakira akabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga. Abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga. Ni nkanye nyiri kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda jewe. Bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira. Murakicwa n'uburoro. Mujye mumbwira. N'ikindi kije kimeze nk'ingunguru. Abo bare umukobwa rwose ushobora kubona bavuga batarwana ariko. Cyane bodyguard. Zampamagara. Wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe. Nukora urakora. Urakoze cyane. Ufite ubwenge nuko ari bucye, ufite ubwenge buke. Aho kuyashima muri yatuka. Well, your crime and punishment. How could I not? Turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira. Uravuga iki? We'll see. Tuzabona. Call me. Uzamamagare, call me. Filime yiswende Fato call. Call me on Tuesday. Uzamamagare kwa kabiri. Call me on Tuesday. Mukuri maridi. Hariya maridi so wa kabiri na. Reka mbanze mbivuge mu gifaransa ariko nyambivuga rendi maridi merikere. Okay, ni kwa kabiri. Mukobwa mutereta kamwe ngo uzamamagare kwa kabiri. Hey, arabakobwa bameze nk'amashitani. Ugasanga umwakura wukukanye yakuze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze. Uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri. Bari umugore wa mbere. Jya nukikurira umugore ugasanga ni shitani uhamagaye.
imyaka ikakubungamo mpaka Didiye ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo. Didiye agenda muri boda boda. Wanyamagabe ndavuga wanyamagabe. Ndabazi. Ntadi lift namo. Umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru. Mugabo yageze hano saba ko kumva umukobwa umunsi barasokanye mwiza umukobwa mwiza. I haven't yet. Interesting choice for a date. Mwana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana. Umukobwa ni mwiza byo bakora ibyandi by'amatimba igikobwa kigushinyikira ukajya muri vampire aho ngaho muhagararanye. Harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye. Ko ukabona afite utubuno tw'isumbane nk'uwo bajyaye. Ndababara buri kongeza ni matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye ko watunazemo ibivejuru. Simba tutse mbarase byubahiro. Bayaho ni ibikorano bya nyakupfa. Jerks that I normally. Twabwa cyajya no kuvuga kumva kirahiritira nka pipe. Niko. Uyu munsi urama 500 ugarure disasengani. Keep secrets too. Mugabo yarebye umukobwa aramureba. I do. Mwana yanga nanyura neza Yesu. One that needs rescuing. Hakindi wakwifuza kumbwira mechi. Umukobwa yitwa Emmy. Read people pretty well. Gusa gusoma abantu neza cyane. It keeps me alive. Bituma mbaho. It keeps me alive. Imigongo yarayitamye si urumogi ni ikintu kibi. Abantu barashize. Igikobwa umunsi wa date wa mbere. Umunsi wa mbere wo ku filime yiswe nde Fato Chase uguhamagara kuri telefoni kubi. Matamararesha hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi. Narumiwe. Abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye ibivejuru vampire gusa. Icyo nabonye cyari girima ngo wajyaho n'ingunguru. Reba umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza. Bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro. Nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo tabyuka ufite ifemba. Ingonera zakorenze mwoka apfamwe. Kobwa matimba urabyuka ukajya muri akavampire mwegeranye. Bite sheri. Afite ikintu cy'igituna wajyabona ni ikibyimba kiri mu jisho. Mwirira bibaho. Kobwa nguyu bakobwa ba matimba mwoka apfamwe mwakwiza kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukuratwe. Indimu vanga n'urusendo ugakamurira mu mwoka apfamwe. Kobwa hano cyerengera uri umusirikare urarirondo gwapi. Babaraye duhanganye nabo bandese kuru dofese baro babyirukanga nabyo gapfa amaso akarara yabyimbye yatukuye mukamurire indimu uvanga n'agasenda gakeya ugashyiramo n'akantu kakavuga cyushye ireno ubuntu bw'ubutazi taza aho ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakure akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi 8 cyane ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano giye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza simodoka muziveho iyi sinazitwaye kera ndajugunya yagarebe iyo imodoka ikisi ubu bwa Porsche ubu ngubu mwe mujye mureba niyo mparika yonyine fitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki bavuze induru ngo mwana turenze umane tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanura mwuka apfamwe ndavuga abanyamagabe je muva ku bagore batenge ingunguru barakiza gihirimanga wajya ni ingunguru bajugunye kuva ku musozi je nakibonye hano kinjiye hano kirimo hakabisa ko gufite akabono gasumbana nakandi si ibivejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano turi hano hafi abanyarwanda kazi bagiye ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka bashaka kuvugana na Yanga bashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 8 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utero n'umuntu muraruti yanga urasobanura abandi barakapfa gusa yangagira ngufu yaje akagaruka yagarutse 078 60 8 340 Eugene ni Eugene ntago mwari mubizi Olivier ni Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira akagafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jure katuvuge kicwe n'uburoro nizarira kishi cyagariho uratangiye gwakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivier mister
Olive bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Olive baho nushaka uzabikurikirane mvuga nk'uwize mfite injyana Mr. abantu reka mbasobanurire yes cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ba Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simbabeshya Ezekiel ni ruhara Yanga ni umuntu muto kandi mwiza Mana nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga akaboko Imana irankunda cyane abantu bari bazi ngomeze nka Oscar ngo Yanga buriya ni isekurume afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuru ntabwo jewe meze n'isekurume nkuru cyagariwe hano hari cyishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu kirareba filime kitishyuriye Mr. ni nka benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye n'ubusurira mwamaye reba filime kuntu iryoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu bwishima ukapfamwe ntago ari mweza ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni bangira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka abagabo ni se naka wase naka wakanaka yes cyakariwe abakobwa buriye rwose sinzi ko no mu ijuru bazajyayo bo mu ijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mu ijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi hari n'abamarayika bavuye mu ijuru banagaragaye Imana ijya no kurema yaravuze itireka dukora umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine itireka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugore bo mu ijuru wajya no mu muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyuko arapfa gacaho nagore mwo kwiheba nago mbacuriye hano barababaye baravuga ngo Yanga yatuziye ariko abagore bambabare nago mbatutse mu ijuru muri yo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire abe basabira iki yaraciyeho haraho byanditse ko yazamutse ra ariko simbacuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo nubwo Imana yavuze ati reka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yamana cyane umugabo wese asa n'Imana yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mu ijuru iti reka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano pipi se herega harimo n'abantu b'ibihangano bya Petero pipi arimo Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga iti bibe ijambo akabikora ijambo yagiye kuruhuka Petero maze nawe barahanza ati ya reka dutabara umwana w'Imana ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuka kurusha irindi igitsintino kwa umufufuka burasohotse mwongoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose hari zihuta njyana zihuta nzi nkizi wacu ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye ngo ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko ye mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumbuye nawe yararobye kera gusuye yamwanze kubera iki kubera amabereye abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito nta muntu bakunda umukobwa wamubwira uti wajimije buje akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi akongera akazingazinga kabika uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa amubanye ibibazo bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukamana ryabere rirerire ngo pyo ugasubiza ukazingazinga ukabika filime nuko igenze filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa Yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa Katawutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyekira kabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanye nyine kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda giyewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kinje kimeze nk'ingunguru
hari umukobwa rwose ushobora kubona uwo mugabo batarwana ariko cyane bodyguard uzampamagare wajya untungwe no gukora cyane gukorakora se nkawe nukorakora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari buke ufite ubwenge buke aho kuyashima urimo uratuka Your crime and punishment. How could I not? turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki We'll see. tuzabona Call me. uzampamagare call me filime yiswe nde fato call Call me on Tuesday. uzampamagare kuwa kabiri call me on Tuesday mukuri maridi hariya maridi so wa kabiri na reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi mercredi okay ni kuwa kabiri umukobwa mutereta kamwe ngo uzampamagare kuwa kabiri hey hari abakobwa bameze nk'amashitani ugasanga umwakura wukukanye yakoze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri hari umugore wa mbere ujyana ukikurira umugore ugasanga ni shitani uhamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi agenda muri boda boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru ubwo yageze hano saba ko kumva umukobwa umunsi barasohokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. Interesting choice for a date. Mwana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amata